nari nkumbuye kurongorwa kuri rwa rwego nari nsigaye nicara nkinyarira. Njyewe ubwanjye ni njyewe wamwisabiye yuko twaryamana pe. Nari mbikumbuye cyane, atari uko mu by'ukuri nabibuze, ahubwo umutware wanjye yari yaranze yuko tugira ikintu twongera gukorana, ngo kuva nakora impanuka ngo amaguru yanjye akangirika agacika, ngo ntakigira, ngo ntagakingirira irari, ngo abafite impungenge kari buntoneke, ibintu nk'ibyo. Noneho uwo munsi rero nisabira umukozi wanjye, ndabyibuka muri icyo gitondo nari nararanye n'umutware wanjye. Noneho mbyuka numva nshaka ibintu bya hatari. Ewana, numva mbikumbuye ku rwego noneho numva ntabasha kwihangana. Narabyutse ndavuga nti ikiba cyose uyu mugabo ibyo yigira byose turabikora. Urumva? Noneho ndangije ndabyibuka nicuye imbere ye, mpita ninyabya muri dushe. Kuko nari nzi neza ko ngiye kumusaba, mpita njya muri dushe. Noneho mvuye muri dushe ndaza nsubira mu buriri, niko gutangira gukora ku mugabo wanjye kuko numvaga mushaka, kandi nabonaga amasaha yo kubyuka ngo yitegure ajye mu kazi yenda kugera. Naramukanguye rero, maze kumukangura mbona arakangutse, ndangije ndamwegera nk'umugabo wanjye, ndamubwira nti ndumva ngukumbuye mugabo mwiza, ndumva ntagishoboye kwihangana, meze nabi cyane ku buryo niyo waba utabishaka ntabwo narenze iminota 20 cyangwa 15 bitararangira. Umugabo yarahindukiye arandeba arambwira ati mada, twumvikane, njyewe ntakubeshye, kuva wakora impanuka rwose umbyihanganire, ariko nacitse imbaraga zo kongera kukurongora, sinzi igihe bizazira, ariko by'aka kanya ba wihanganye. Ndabyibuka naramubwiye nti se sheri, k'igihe cyose urumbwira ngo nihangane bizagenda biti, amaherezo azaba yahe? Arambwira ngo urabizi ngo amaguru yawe ngo narayakundaga cyane, ngo yego kuba warakoze impanuka ngo si ubushake bwawe, ariko ngo kuva wakora impanuka rwose mba numva nta bushake mfite bwo kubikora. Ati rero mu gihe butaraza butegereje. Ndeba ukuntu maze umwaka mvuye mu bitaro, inshuro zose nagerageje umutware wanjye yarabyanze. Nibwo narebye ukuntu byagenze, kuko ndavuga nti kuva nakora impanuka ntagakingirira irari ry'imibonano ku buryo twagirana ibihe byiza nk'abashakanye. Nari meze nabi weye baba tata we, uramunyagwa uraryana, umuntu utarawumva ntago bino bintu yabyumva. Uraryana ku buryo ubura uko wikontrola. Umugabo yarabyutse arakaraba, numva ndababaye, ndeba umugabo utanamfitiye impuhwe kuva nava mu bitaro. Wenda reka mbyemere, mbere yangaga kubikora kugira ngo atambabaza atantunika, none se maze umwaka. Bwarakeye mu gitondo umugabo yinywera icyayi arigendera. Mu by'ukuri umugabo wanjye ntarakora impanuka, ni umugabo wajyaga gusohoka akabanza akansoma akananyibutsa ukuntu ankunda. Ni ibintu yari yaramenyereje mu gitondo, ntago byabagaho ko agenda atansezeye. Ariko nyuma yo gukora impanuka aritegura icyo avuga, ijambo avuga ni mwirirwe gusa. Nijoro yataha ati mwiriwe, kakabizu yampaga agiye kugenda, akambwira ko ankunda, akambwira ko ari we mugabo ufite umugore mwiza. Ibyo mbiheruka ntarakora impanuka. Nigeze kubiganaho n'abashuti banjye, barambwira bati nuko umugabo nyine ibyo yagukundiraga bitagihari, ubwiza bwawe bwarangiritse, wakoze impanuka amaguru aracika, ibirahure biragushwaratura mu maso, ahantu hose ufite ibikovu, niyo mpamvu. Bwarakeye umugabo amaze kugenda, nsigarana n'umukozi mu rugo kuko nari ntarasubira mu kazi. Ndaza nicara mu ntebe, umukozi wanjye ankorera imirimo bisanzwe. Bigeze mu masaha yo kurya nibwo namuhamagaye, yaranzaniye ibiryo, ubundi akira ibiryo muri saramanje agahita yigendera, nawe akunda kurira muri annex ye iri hanze.
yitwa Sibo mana ariko nkunda kumuhamagara Sibo. Namubwira nti se Sibo ko mfite irungu waje tugasangira. Sibo yaraje azana ibiryo turasangira, dutera story mo gakeya tuganira, ariko mu by'ukuri ikintu nashakaga kubwira Sibo, nashaka kumubwira nti ndashaka yuko turyamana nkakwishyura nimpanguye. Sibo twarasangiye, tumaze gusangira ndamubwira nti se Sibo ko hari serivisi nshaka kugusaba irakunda. Sibo ndabyibuka arambwira ati mabuja wambereye umubyeyi, wambereye umwana mwiza, ati nta kintu na kimwe nakwima, wambwira nkumva niba bikunda, biramutse ari bikunda nabigufashamo. Ariko byari bigoye byatari. Gusa njyewe ndi umuntu buriya udakunda guca ku ruhande, cyane cyane iyo ikintu kimbabaje nderura nyine ngenda buhuka. Iyo ikintu kimbabaje nyine ku rwego ntabasha kwikontorora, ku rwego ntabasha kugira icyo ngikoraho, ngenda kivuga ukanyumvira ubusa cyangwa ntukanyumva, ariko ngenda avuga. Naramubwiye nti Sibo ndifuza umuhungu turyamana pe, ntumbaze ibintu byinshi ariko ndifuza umuhungu turyamana. Ese iyo serivisi wayinkorera ubundi ukambwira amafaranga wifuza ko naguha? Sibo byaramutunguye kuko ubundi Sibo tuganira ibintu byose, ariko ntago tujya tuganira ibintu bijyanye no mu gitanda. Sibo ndabyibuka arambwira ati mabuja nta kantu wanyweye? Ndamubwira nti hoya ntako nanyweye, siniriwe hano mu ntebe ntiwambonye. Ibi nkubwiye ndiseriye kubera yuko umugabo wanjye amaze iminsi ari busy yirukanka muri rwinshi, amaze mu gihe nta mwanya abona, nkeneye umuntu unkorera ino serivisi pe. Ariko niba bidakunda nta kibazo, ariko niba binakunda umbwira amafaranga naguha. Mu by'ukuri hari igihe ubushyuhe bukwica ntunatekereze neza. Nyuma yuko Sibo turangije kubikora nibwo natekereje, ndavuga ariko ubu nta wundi muhungu nari bubone wundi utari uyu mukozi wanjye. Gusa muri uwo mwanya ubwo nari nicaranye na Sibo yarambwiye ati mabuja, ati njyewe nibura amakashi ndabigukorera, ariko ikibazo ntabwo nzi niba nyine urwego mbikoraho ari rwo rwego wifuza cyangwa ari rwo rwego wamenyereye. Nshobora kugupfubya ariko njya yanjye urayama. Nuko yambwiye. Ndamubwira nti Sibo uko wabikora kose nta kibazo, ntago mbizi koko turaba tugiye kureba. Ndamubwira ahubwo ndaguha ngahe. Sibo ati mabuja rero ntago njye najya nkubwiye ngo urampaya, ariko njye nk'umubyeyi wanjye niba nyikubitira 5 nta kibazo. Sibo yaransekeje arambwira ati niyo wampa 5 njye nta kibazo. Uwo mwanya habaye iki? Nahise mbwira Sibo nti noneho mara kurya ngohereza amafaranga ugendera kuri farumasi uzane utuntu tw'ubwirinzi. Ati yego. Ariko rero mabuja iyo nambaye turiya tuntu, ati kugira ngo nzarangize igikorwa biramvuna cyane. Ati rwose nimba ari ikintu nakunda ni turiya tuntu. Ahubwo njyewe nabonye hari utuntu umukobwa dukundana yanyeretse bakura muri farumasi bakipima bakareba niba ari muri bazima mukabikora. Ariko iyo nambaye iriya shashi rwose ntago bikunda. Nambwira ntese kubera iki Sibo? Arambwira ati mabuja si ukukubeshya ariko ibintu byanjye nyine ni binini birabyibushye ku buryo nabuze staff nakambara itamfata ngo impambire cyane, kandi utiye impambiriye cyane kugira nzarangize igikorwa biragorana. Nakoze iki? Namubwiye nti noneho genda uzane izo test ndazizi n'ubundi. Nibwo namuhereje amafaranga, umuhungu aragenda arazizana, azizanye twipima uko twipima birangiye, kuko ntabwo nari bufate nanone ibintu by'umugabo ngo mbihereze umukozi, ntazi umukozi ngahagaze ate yampiyo sida noneho ko napfa. Nuko tumaze kurya ndabanza mbaza Sibo ntese nta kantu ukeneye ko kunywa katuma ugira swaga kabisa ukumva ufite courage. Yarambwiye ati mabuja njye nikundira icyuma
kandi icyuma cyanjye kigura 2,500. Namuhereje inoti ya 5. Nambwa ntizana ibyuma 2. Ariko ubwo nanjye kuko twari tumaze kurya kandi namaze kurya agafiriti, ntabwo ariko nanjye nzanira igipirimunsi kuko imiti nari narayimaze nta kibazo. Sibo nibwo yinyabije ku muhanda azana pirimunsi, azana n'iryo buye rye sinibuka izina ryaryo, turadusangira turi aho ngaho muri salo. Birangiye nibwo nagiye negekaho umuryango ndafunga nkubitamo ingufuri, ariko ndavuga umutware wanjye afite urufunguzo, isaha n'isa yaza akinjira, ariko harimo ingufuri yakomanga. Nakakubisemo ingufuri, ubundi ndagenda ngira Sibo nti reka tujye mu cyumba cy'abashyitsi kuko dufite icyumba nyine iyo nta mushyitsi uhari kiba kirimo ubusa. Nicyo twagiyemo. Mfata imbago zanjye ndahaguruka turagenda twinjira mu cyumba cy'abashyitsi. Rwose Sibo nta kibazo yari afite, nta soni, reka da wabonaga nta kibazo. Tugeze mu cyumba nibwo nikuyemo agatenge nari nambaye, nikuramo isengeri nari nambaye, nsigara nambaye uko navutse, njya ku gitanda. Mu by'ukuri numvaga mfite ubushyuhe bwinshi kuko nari maze umwaka kuva nava mu bitaro nta kintu umugabo aramarira. Ikindi kubitaho igihe namaze ndi mu bitaro naho namaze amezi agera kuri 7. Ubwo n'umwaka n'amezi 7 nta kintu nkora kandi nshyuha rwose nkabishaka, ariko umugabo wanjye akabyanga. Sibo muri ako ka mwanya yikuyemo imyenda. Ikintu cyantunguye, Sibo yiyambuye imyenda nsanga nawe kumbe yatangiye kubishaka. Sibo ntago yambeshye, ibintu yambwiye byari byo, yari afite ibintu nyine binini pe koko iriya shashi ubona yuko uramunwa w'ishashi ushaka kuba umuhambira cyane. Yari afite ibintu nyine bibyibushye kabisa, nta nubwo aravuga ngo ni birebire, bibyibushye bibyembye. Ewana nkikubita amaso nicinye cyane ndavuga nti iyi ngiyi icyo nzi cyo ipfa mfite nta yindi yari kurimara. Ahubwo mu mutima nkasenga nkavuga nti Mana wayo umfashe ntaze kuba rwose arangiza vuba. Ubwo Sibo yaje ku gitanda, ariko ubona ko afitemo agasoni gakeya, utuntu tw'udusoni duke. Tangira kunkora ku tunyonyo, ahubwo ni kari kunganiriza stories wabo mu cyaro, avanga ibyahehe n'ibyahehe. Turategurana, gusa njye ntago byari ngombwa kuntegura, umuriro nari mfite wari uhagije, kumubona yambaye ubusa gusa byari bihagije. Gusa njye icyo nakoze ahubwo nagerageje kumutegura kugira ngo nawe agire irari nk'iryo mfite. Nuko rero ndamutegura ewana mfata ibintu bye ndabikarisa nko minota ingahe nibwo nagiye kumara mvambwe ati mahuje arekera aho ngaho twa tuntu uri kunkorera numva turi kunkirigita, nahita nsoza igikorwa vuba tutarabikora. Nyuma nibwo yaje rero atangira kubinkorera. Habaye agashya nari ntarabona mu buzima bwanjye. Umwana w'umuhungu yashyiragamo gutya yakuramo nkabo agakuramo bivubura amazi, ari amazi kubera ubwo nari maze igihe kinini. Yageraga kubisemo kajya yakubise nkibuye nko mu ndobo irimo amazi, kumwe indobo ivuga ati dombore nyene, yakubitamo nkumva ni dombore, yakuramo amazi agahita ataruka. Nari ndyoshye handi navuga uti ndaryoshye pe kuko sinabiherukaga. Umva umuhungu aravugishwa arambwira ati mabuja kuva nabaho ati ntago renze ko aba umuntu umeze gutya. Umwana w'umuhungu yampaye ibintu neza, ewana arandongora, ndanyurwa arayimpa mbega ibintu binini ngo ukuntu biryoha we, arayimpa umwana w'umuhungu none kuko ananutse. Uri umuhungu unanutse akushobora kukwizingira ukagira ngo ewana yarayimpaye nyobirwa ibibaye ngira ngo ndi mu nzozi. Yarayimpaye ituri imwe, ibi mbabwira ni ukuri yandongo ituri imwe, ariko twayikoze nk'amasaha 2 n'igice kuko ntiyananirwaga. Hari noneho byageraga akambwira ati mabuja ko numva ntashaka kurangiza, utaba nyikuyemo tukaruhuka. Nubwo buryo twabikozemo. Ubundi nanjye amazi sinzi ngo yavaga hehe, umwana w'umuhungu yarampaye ndaryoherwa, ewana nawe araryoherwa.
gusa njye narangije nk'inshuro enye. Nyuma nibwo nawe yaje kurangiza. Birangiye arambwira ati mabuja ibi bintu ntibisanzwe. Nanjye ariko ubwo ndavuga nti icyo wakoze. Umwana w'umuhungu aranyemeje. Byararangiye ndamubwira nti nizere ko ibi ari ibanga ryanjye nawe. Ati yego. Umwana w'umuhungu ibyo byararangiye, ndagenda muha amafaranga ariko ntabwo nari kumuha 5,000 n'ibintu yankoreye. Namuhaye amafaranga agaragara. Uwo munsi sinigeze nongera kwifuza umugabo wanjye. Namaze nk'ibyumweru nka 2 meze neza meze neza. Ariko ubwo kuva icyo gihe umubano wanjye n'umukozi wanjye urahinduka. Nazajya muvugisha nkabona muvugisha areba hasi, nkabona bafite isoni, nkabona ntakirekura. Nyuma y'ibyumweru nka 3 nibwo numvishe nongeye kumushaka, musaba ko twakongera. Ewana turongera, noneho bigeraho biba n'ibintu bisanzwe. Nazajya mbishaka nkamubwira. Ejo bundi umwana w'umuhungu nibwo namusabye aranyangira. Arambwira ati mabuja ntago rwose ndi bubikore, ntago mbishaka. Ati bino bintu biranyangiza. Ngaho ndavuga nti umwana w'umuhungu se mwangiza gute? Arambwira ati rero mabuja umbabarire ndagutinya suko kubahuka, ariko kuva umunsi wa mbere turyamana ngiye umutima wanjye waragukunze. Rero buri uko turyamanye bituma urukundo ngufitiye rwiyongera kandi naragukunze urudashoboka. Ati rero kubw'iyo mpamvu ndagira ngo tubihagarike ndebe yuko basi byamvamo burundu nkakwikuramo, kuko uri umugore ufite umugabo ntacyo nabihinduraho. Umwana w'umuhungu ambwira ko yankunze. Shaka mbabwire, akimbwira iryo jambo naherukaga kumva umuntu umbwira akankunda kera. Numvishe nanjye mukunze. Naherukaga kumva ijambo ndagukunda ego mana yanjye ntararwara ngo njye mu bitaro. Kuva umunsi imodoka yanjye yangirika bakangonga nkacika amaguru nibwo nari nongeye kumva iryo jambo. Yarabimbwiye numva urukundo ruranyuzuye, numva rurazamutse ntaza ahantu ruvuye. Numva umwana w'umuhungu nanjye ntangiye kumukunda. Uwo munsi abimbwira ariko mu by'ukuri byaje kurangira dukundanye ariko mwibanga. Mu by'ukuri umugabo wanjye yaratarabimenya, ndetse kuva icyo gihe umugabo wanjye ko torongera no kuryamana. Umwana w'umuhungu ndamukunda ewana bimwe byanyabye. Ariko ubwo umuhungu tuguma kubihisha gutyo gusa kuryamana, ariko ubwo yari yarankatiye. Ibyo yari yarankatiye ambwira yuko bimwangiza mu mutwe kuko ankunda, ariko turakundana. Byagezeho kabisa urukundo turujyamo. Noneho nyuma y'igihe nibwo yambwiye ati rero mabuja ngiye kuva hano, ntago ngiye kuzaturi ku mutima kubera umugore nakunze ufite umugabo. Ati iyo nkureba ni nka nimugoroba umugabo wawe atashye. Ati nta kindi kintu muri njye kinzamo nifuhe ryo kwibaza ukuntu ugiye kurarana n'undi mugabo kandi nanjye ngukunda. Ariko nkuko nahagaritse kuryamana nawe, nkeka ko nanavuye hano nkajya gushaka akazi ahandi byamfasha kukwikuramo, kuko kugukunda biramvuna kandi birambabaza. Nibwo nabwiye umukozi wanjye nti mpa byibuze ibyumweru 3 ndebe niba nkomezanya nawe cyangwa nkomezanya n'umugabo wanjye. Ariko nagishije inama inshuti zanjye, bamwe barambwira ati umugabo wawe ni umukire nubwo atagukunda, mukomeze mubane, ujye ujya kureba uwo mutipe umuhe ku mafaranga kurongore ibyo gusa. Abandi bakambwira bati rero ubuzima ni butoya, niba umuntu atagushimishije kandi hari undi ukunezeza, abana n'ukunezeza ntibyanga, muzarekane n'undi nawe ufite kashi zawe nta kibazo. Mu by'ukuri njyewe kuva nava mu bitaro nta rukundo umugabo wanjye yigeze anyereka, ku buryo ari mba numva nanjye nakibanira n'uyu mukozi pe. Ndetse deja kano kanya tuvugana ndumvaho kugira ngo mbure uyu mukozi unkunda unanshimisha nabura umugabo wanjye, kuko nta na kimwe ankorera muri ibyo. Ni ukwitwa ngo ni umugabo, ariko mu by'ukuri nta kindi. Amafaranga arayafite yego, ariko nanjye yarayo mfite yanjye ku giti cyanjye, nanjye ndi umunya business. Ubwo rero
ndagira ngo mungire inama, ese naba nkubutse haracyari kare cyangwa nisangira unyitayeho uri kuntetesha? Yari inshuti yanjye yangiye inama irambwira ati uriya mukozi ashobora kuba ari kukuririje ajyanga kurya amafaranga, nawe wiga ubwenge umutsimba ibijyanye n'amafaranga, mubane n'abagukunda bya nyabyo uzabibona, n'abagukurikiyeho amafaranga uzabibona. Ndagira ngo rero mwabantu mwe munkurikiye mungire inama pe y'icyo nakora kitanshyira muri risike cyangwa ngo nicuze.